Igice cyo kwigwa cya gatatu. Wakora iki ngo ufate imyanzuro ishimisha Yehova? Iki gice kizigwa ku itariki ya 17 kugera ku ya 23 Werurwe. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: gutinya Yehova ni intangiriro y'ubwenge, kandi kumenya Imana yera nibyo bituma umuntu asobanukirwa. Imigani igice cya 9 umurongo wa 10. Indirimbo ya 35. Tumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Iki gice kibandaho turi burebe uko twakoresha ubumenyi, gusobanukirwa n'ubushishozi kugira ngo dufate imyanzuro myiza. Su wawe? Yego, urakoze. Witwa Lili, sibyo? Yego, nawe witwa Sean? Nibyo. Nahoze nkubona hano ukina basket neza. Urakoze. Nawe nuko. Tuzashaka akanya dusohokane? Yego. Nitwa Lili. Kandi rwose mfite ikibazo. Hari umuhungu witwa Sean uherutse kuza kwiga ku kigo cyacu. Nzi neza ko ntagomba gukunda umuntu utari umuhamya. Ikibazo rero ni uko ari umuhamya. Sean n'umuryango we bimukiye mu itorero ryacu. Kandi uko narushagaho kumubona niko narushagaho kumva mukunzi. Ukuboko kwanjye kurandemereye bitewe no kurira kwawe. Yaba narinze ko nagenda nkagera hirya nayishyikiriza. Nk'uko nabivuze, nari mfite ikibazo. Paragrafu ya mbere. Ikibazo. Ni ikihe kintu gikomeye twese tuba dusabwa gukora? Buri munsi tuba tugomba gufata imyanzuro. Imwe muri yo iba yoroheje, urugero nko guhitamo icyo turi buteke cyangwa igihe turi buryamire. Ariko hari indi myanzuro iba ikomeye tuba tugomba gufata. Imwe muri yo ibireba uko twita ku buzima bwacu, icyo twakora ngo twe n'abagize imiryango yacu tugire ibyishimo, nuko twakorera Yehova. Twifuza ko imyanzuro dufata itugirira akamaro, ikakagirira n'abagize imiryango yacu. Ariko ikiruta byose, tuba twifuza ko imyanzuro yacu ishimisha Yehova. Paragrafu ya 2. Ikibazo. Ni ibihe bintu byagufasha gufata imyanzuro myiza? Birashoboka ko uzafata imyanzuro myiza nukora ibi bikurikira. Icya mbere, kumenya amakuru yose arebana n'umwanzuro ugiye gufata. Icya kabiri, gusuzuma uko Yehova abona uwo mwanzuro ugiye gufata. Icya gatatu, gutekereza ku ngaruka umwanzuro ugiye gufata uzagera. Muri iki gice turi busuzume ibyo bintu byose uko ari bitatu, turebe nuko twatoza ubushobozi bwacu bwo gutekereza. Jya umenya amakuru yose arebana n'umwanzuro ugiye gufata. Paragrafu ya 3. Ikibazo. Tanga urugero rugaragaza ko hari ibintu ukwiriye gusuzuma mbere yo gufata umwanzuro. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora kugira ngo ufate umwanzuro mwiza ni ukumenya amakuru yose arebana nawo. Kuki ibyo ari iby'ingenzi? Tekereza uramutse urwaye indwara ikomeye maze ukajya kwa muganga. Ese umuganga yahita akubwira indwara urwaye atabanje kugusuzuma cyangwa kukubaza ibibazo? Birumvikana ko atabikora. Nawe ukwiriye kubanza gusuzuma ibintu byose birebana n'uwo mwanzuro ugiye gufata. Wabikora ute? Paragrafu ya 4. Ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu migani y'igice cya 18 umurongo wa 13, ni iki wakora kugira ngo ufate imyanzuro myiza? Akenshi iyo tugiye gufata imyanzuro, hari ibibazo twibaza. Reka tuvuge ko watumiwe mu birori. Ushobora kwibaza uti, ese nzajyeyo? Niba utaziranye n'uwagutumiye cyangwa utazi uko byateguwe, ushobora kumubaza uti, ibyo birori bizabera he kandi bizaba ryari? Bizaba birimo abantu bangana iki? Bizaba biyobowe nande? Ni bande bazabizamo? Ni ibiki bizahabera? Ese bizaba birimo inzoga? Ibisubizo by'ibyo bibazo bizagufasha gufata umwanzuro mwiza. Mu migani y'igice cya 18 umurongo wa 13 agira hati: usubiza atarumva neza ikibazo aba agaragaje ubwenge buke kandi bimukoza isoni. Paragrafu ya 5. Ikibazo. Wakora iki niba umaze kumenya amakuru yose? Niba umaze kubona amakuru yose, noneho tekereza neza uko ibintu bimeze. Urugero, byagenda bitumenye ko ibyo birori bizaba birimo abantu batubaha amahame ya Yehova, cyangwa ko hazatangwa inzoga, ariko ntawe ugenzura niba abantu batanywa inzoga nyinshi. Ese urabona bishoboka ko ibyo birori byaza kubamo inzoga nyinshi n'urusaku rwinshi?
wakora iki se mu gihe ubonye ko igihe ibyo birori bizabera gihuye n'igihe ugira mu materaniro cyangwa igihe ugira mu murimo wo kubwiriza? Iyo umaze gusuzuma ibyo bintu byose, gufata umwanzuro mwiza birakorohera. Ariko hari ikindi kintu uba ugomba gukora. Niba wumva umaze kubona umwanzuro wafata, reba niba uwo mwanzuro uhuje n'uko Yehova abona ibintu. Reba uko Yehova abona ibintu. Paragrafu ya 6. Ikibazo: dukurikije ibivugwa muri Yakobo igice cya 1:5, kuki dukwiriye gusenga Yehova tumusaba ubwenge? Jya usenga Yehova umusabe kugira ngo agufashe kumenya uko abona ibintu. Yehova yadusezeranyije ko azaduha ubwenge buzadufasha gufata imyanzuro imushimisha. Aduha ubwo bwenge abigiranye ubuntu, kandi ntawe ajya arakarira ngo nuko yagusabye. Muri Yakobo igice cya 5 hagira hati: niba rero muri mwe hari umuntu ukeneye ubwenge, ajya akomeza busaba Imana kandi izabumuha, kuko Imana iha abantu bose bigiranye ubuntu, kandi ntawe igira akarira ngo nuko yayisabye. Paragrafu ya 7. Ikibazo: twamenya dute uko Yehova abona ibintu? Tanga urugero. Numara gusenga Yehova umusaba ko agufasha gufata imyanzuro, uzarebe witonze ko yashubije isengesho ryawe. Reka dufate urugero. Iyo uri ku rugendo maze ukayoba, usaba umuntu utuye aho kukuyobora. None se mu gihe uwo muntu atarakubwira aho unyura, wahita wigendera? Birumvikana ko utabikora. Ahubwo watega amatwi witonze ibyo akubwira. Ubwo rero, nawe niba umaze gusenga Yehova umusaba ubwenge, jya ugerageza kureba niba Yehova yagushubije, ushaka muri Bibiliya amategeko n'amahame ahuje n'imimerere urimo. Urugero: niba wifuza kumenya niba wajya muri bya birori byavuzwe muri paragrafu zabanje, ushobora kureba icyo Bibiliya ivuga ku birori birimo inzoga n'urusaku rwinshi, inshuti mbi, n'akamaro ko gushyira iby'ubwami bw'Imana mu mwanya wa mbere aho kuba ibyo wikundira. Paragrafu ya 8. Ikibazo: nihe wavana amakuru yagufasha gufata umwanzuro mwiza? Hari igihe uba ugomba gushaka amakuru arebana n'umwanzuro ugiye gufata. Ushobora wenda kugisha inama abandi bavandimwe cyangwa bashiki bacu bakuze mu buryo bw'umwuka. Ariko nanone bishobora kuba byiza wikoreye ubushakashatsi. Ushobora kubukorera mu bikoresho bidufasha kwiyigisha, urugero nk'igitabo gifasha abahamya ba Yehova gukora ubushakashatsi, n'igitabo gifite umutwe uvuga ngo amahame ya Bibiliya adufasha mu mibereho yacu. Zirikana ko intego uba ufite ari yo gufata umwanzuro uzashimisha Yehova. Paragrafu ya 9. Ikibazo: ni iki cyadufasha kumenya niba umwanzuro tugiye gufata uzashimisha Yehova? Ni iki cyatwemeza ko umwanzuro tugiye gufata uzashimisha Yehova? Ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukumumenya neza. Bibiliya iravuga iti: kumenya Imana yera nibyo bituma umuntu asobanukirwa. Imigani igice cya 9:10. Birumvikana ko gusobanukirwa Yehova neza ari ukumenya imico ye, umugambi we, ibyo akunda n'ibyo yanga. Jya wibaza uti: ese nshingiye ku byo nzi kuri Yehova, uyu mwanzuro ngiye gufata uzamushimisha? Mu Befeso igice cya 5:17 hagira hati: nimureke kuba abantu badashyira mu gaciro, ahubwo mukomeze kwiyumvisha ibyo Yehova ashaka. Paragrafu ya 10. Ikibazo: kuki kumvira amahame yo muri Bibiliya ari byo by'ingenzi kurusha imigenzo n'umuco waho twakuriye? Kubera ko twifuza gushimisha Yehova, hari igihe biba ngombwa ko dufata imyanzuro idashimisha bene wacu. Urugero: hari igihe ababyeyi baba bifuza ko umukobwa wabo yazagira urugo rwiza, bakamuhatira gushakana n'umugabo w'umukire cyangwa ushobora gutanga inkwano nyinshi, nubwo yaba afite intege nke mu buryo bw'umwuka. Nibyo koko, ababyeyi b'uwo mukobwa baba bifuza ko yamererwa neza. Ariko akwiriye kwibaza ati: ese uyu mugabo azamfasha kurushaho kuba inshuti ya Yehova? Ubundi se mu mimerere nk'iyo, umwanzuro washimisha Yehova ni uwuhe? Igisubizo tugisanga muri Matayo igice cya 6:33. Uwo murongo utera abakristo inkunga yo gukomeza gushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana. Nubwo twumvira ababyeyi bacu kandi tukubaha abantu bo mu gace dutuyemo, icyo tuba twifuza kurusha ibindi ni ugushimisha Yehova. Gutekereza witonze ku ngaruka umwanzuro ugiye gufata uzagira. Paragrafu ya 11. Ikibazo: ni uwuhe muco uvugwa mu Bafilipi igice cya 9:10 uzagufasha kumenya ingaruka z'umwanzuro ugiye gufata? Iyo umaze gutekereza ku mahame ya Bibiliya arebana n'umwanzuro ugiye gufata, uba ugomba no kureba ingaruka zawo. Mu Bafilipi igice cya 9:10 hagira hati: icyo nkomeza gusenga nsaba ni iki? Ni uko urukundo rwanyu rwarushaho kwiyongera, kandi mukarushaho kugira ubumenyi nyakuri n'ubushishozi. Nsenga nsaba ko mwamenya neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi, kugira ngo mutagira inenge, kandi ntimugire abo muca intege kugeza ku munsi wa Kristo. Ubushishozi buzagufasha kumenya ibintu bishobora kubaho nufata uwo mwanzuro. Hari imyanzuro iba yoroshye gufata, ariko indi yo kuyifata bikaba bigoye. Ubwo rero, gushishoza bizagufasha gufata imyanzuro myiza,
no mu gihe biba bitoroshye. Paragrafu ya 12 n'iya 13. Ikibazo: vuga ukuntu ubushishozi bwagufasha gufata umwanzuro urebana n'akazi wakora. Tekereza kuri uru rugero. Tuvuge kuri gushaka akazi kagufasha gutunga umuryango wawe. Hari ahantu habiri bakurangiye akazi. Ugerageje gushaka amakuru yose arebana n'ako kazi, uko gateye, gahunda yako, urugendo uzajya ukora ujyayo cyangwa utaha n'ibindi. Urebye ibyo byose usanga aho homba umukristo yahakora. Ariko wenda uhisemo gukora akazi kamwe kubera ko ari kukunda cyangwa bitewe n'uko uzajya uhembwa amafaranga menshi. Icyakora mbere yo gufata umwanzuro hari ibindi bintu ugomba gutekerezaho. Ese akazi uhisemo nikazabangamira gahunda y'amateraniro mu itorero ryanyu? Ese nikazatuma utabona uko wita ku bagize umuryango wawe kandi ntubone uko ubafasha kuba inshuti za Yehova? Kwibaza ibibazo nk'ibyo bizagufasha kumenya neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi, ni ukuvuga gukorera Imana no kwita ku muryango wawe aho kwibanda ku mafaranga. Nubigenza utyo uzafata umwanzuro ushimisha Yehova. Paragrafu ya 14. Ikibazo: ubushishozi n'urukundo bizadufasha bite kwirinda guca abandi intege? Nanone ubushishozi buzagufasha gusuzuma ingaruka umwanzuro ugiye gufata ushobora kugira ku bandi bantu kugira ngo wirinde kubaca intege. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 10. Ibyo biba bikenewe cyane mu gihe dufata imyanzuro irebana n'uko twambara n'uko twirimbisha. Urugero, ushobora kuba hari imyenda wumva ukunze cyangwa uburyo bwo kwirimbisha butuma usa neza. None se byagenda bite niba abahamya n'abandi bantu batarabahamya batabibona neza? Ubushishozi buzagufasha kuzirikana abandi. Urukundo ruzadufasha gushaka ibifitiye abandi akamaro no gushyira mu gaciro. Icyo gihe tuzafata umwanzuro ugaragaza ko tubakunda kandi ko tububaha. Paragrafu ya 15. Ikibazo: ni icyo wagombye gutekerezaho mbere yo gukora ibihuje n'umwanzuro wafashe? Niba ugiye gufata umwanzuro ukomeye, jya utekereza ku cyo bizagusaba kugira ngo ukore ibihuje n'umwanzuro wafashe. Yesu yigishije ko tugomba kwicara tukabara icyo bizadusaba. Luka igice cya 14 umurongo wa 28. Ubwo rero ujye utekereza ku gihe, amafaranga n'imbaraga uzakoresha kugira ngo uwo mwanzuro ushaka gufata ugende neza. Hari n'igihe byaba ngombwa kubaza buri wese mu bagize umuryango wawe akavuga icyo azakora kugira ngo uwo mwanzuro ugiye gufata uzagende neza. Kuki kubigenza utyo ari byiza? Ni uko bishobora gutuma ugira ibyo uhindura ku mwanzuro wari ugiye gufata cyangwa ugafata undi urushijeho kuba mwiza. Nanone iyo uteze amatwi abagize umuryango wawe kandi ukumva ibitekerezo byabo, bituma bagufasha kugira ngo uwo mwanzuro uzagende neza. Jya ufata umwanzuro uzakugirira akamaro. Paragrafu ya 16. Ikibazo: ni ibihe bintu byatuma umwanzuro wafashe ugenda neza? Numara gukora ibintu byose byavuzwe muri iki gice, uzaba witeguye gufata umwanzuro mwiza. Uzaba ufite amakuru yose kandi wasuzumye amahame yagufasha gufata umwanzuro ushimisha Yehova. Ikizaba gisigaye rero ni ugusenga Yehova umusaba ko yagufasha kugira ngo umwanzuro wafashe uzagende neza. Ibisobanuro bigira biti: uko wafata imyanzuro myiza. Banza umenye amakuru yose. Ibaza ibibazo, hanyuma urebe neza ko usobanukiwe ibintu byose birebana n'ikibazo ufite. Suzuma uko Yehova abona ibintu. Senga umusaba ko agufasha kandi utekereze ku mahame yo muri Bibiliya. Tekereza ku ngaruka. Gerageza kwiyumvisha ingaruka umwanzuro ugiye gufata ushobora kukugiraho cyangwa uzagira ku bandi, kandi urebe icyo bizagusaba kugira ngo ushyirwe mu bikorwa. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 17. Ikibazo: ni ikihe kintu cy'ingenzi kizagufasha gufata imyanzuro myiza? Nubwo mu gihe cyashize waba warafashe imyanzuro ikomeye kandi ikagenda neza, jya wibuka ko udakwiriye kwishingikiriza ku buhanga bwawe cyangwa ngo ugendere ku byakubayeho, ahubwo kuba ugomba kuyoborwa n'ubwenge buturuka kuri Yehova. Niwe wenyine ushobora kuguha ubumenyi nyakuri, gusobanukirwa n'ubushishozi kugira ngo ufate imyanzuro myiza. Yehova azagufasha maze ufate imyanzuro imushimisha. Ibibazo byisubiramo. Iyi mirongo yakwigisha iki ku birebana no gufata imyanzuro myiza? Imigani igice cya 18 umurongo wa 13. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 17. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Indirimbo ya 28. Tuba inshuti za Yehova. Igice kirarangiye. Buri munsi ku ishuri mbona abanyeshuri bari kumwe nabo bakundana. Kuri njye mba mbona bishimye. Mvugishije ukuri, nanjye numvaga nshaka kugira ibyishimo nk'ibyo. Ababyeyi banjye nabo babonye ko mfite icyo kibazo, maze nijoro baza kubiganiraho.
nyuma yaho gato sinakomeje kugira irungu. Umunsi wakurikiyeho mama yansabye ko twajyana ahantu. Nta kibazo. Hanyuma twagiye kuganirira aho banywera ikawa. Yambajije uko numvaga ameze. Mu mizo ya mbere numvaga nta kintu nshaka kumuhishurira, ariko yatumye numva nisanzuye. Namubwiye ukuntu numva nkunze Sean, niteguye ko ari buhite ambwira nabi, ariko ntabwo yabikoze. Ni ibintu bisanzwe kugira ibyiyumvo nk'ibyo Riri. Ndibuka ko nanjye byambayeho ngana nawe. Nibyo se? Ni ukuri niko Yehova yaturemye inshuti, kandi kubera ko ari we waturemye azi uburyo bwiza twabonamo ibyishimo, kandi rwose nibyo twifuriza. Nanjye na papa wawe nibyo tukwifuriza. Ntabwo yigeze anyuka inabi kandi ntiyigeze atuma numva mfite ipfunwe. Icy'ingenzi kurushaho, yafashe akanya gahagije antega amatwi. Mama ntabwo ari we wenyine wamfashije. Papa nawe yarimo yitegura kumfasha ku kibazo nari mfite. Kuri uwo mugoroba twari dufite gahunda y'iby'umwuka mu muryango. Icyo gihe nabwo bampaye umwanya wo kugira icyo mvuga. Bambwiye ko nagombaga kwisanzura nkavuga uko niyumva, kandi niko nabigenje. Sinzi icyo nakora. Riri, urakoze kutubwira uko wiyumva. Reka ngire icyo nkubaza. Utekereza ko ariyo mpamvu Yehova yaturemanye ibyo byiyumvo byo gukunda abo tudahuje igitsina? Ni ukugira ngo umugabo n'umugore bazashakane. Ibyo ni ukuri. Ishyingiranwa ryiza ryageranywa n'ababyinnyi babiri bamenyereye guserebeka ku rubura. Imyereko myiza cyane bakora ishobora gusa naho nta mihati biba byabasabye. Ariko se niko bimeze? Oya. Nta n'umuntu ushobora kubigerageza atarakoze imyitozo ihagije, atari kumwe n'umuntu ushoboye cyangwa adafite amabwiriza agenderaho. Sibyo? Yego. Ni kimwe n'ishyingiranwa ryiza nshuti. Ntabwo ripfa kubaho gutya gusa. Naryo rishingira ku mico myiza y'abo muzabana, imihati mushyiraho mufatanyije, ariko icy'ingenzi kurushaho rigashingira ku nama zirangwa n'ubwenge turuka kuri Yehova. Ese ushobora kurambura muri Zaburi ya 32 umurongo w'8 maze ukahadusomera? Yego. Haravuga ngo, nzatuma ugira ubushishozi, nkwigisha inzira ukwiriye kunyuramo. Nzakugira inama kandi ishisho ryanjye rizakugumaho. Riri, Yehova aradukunda cyane, kandi nitumwumvira bizatuma dufata imyanzuro myiza mu buzima, kandi ntituzigera twicuza. Twakomeje kuganira, hanyuma bampa n'umukoro. Papa yampaye inyandiko yari yanshakiye nagombaga gusoma, kandi narabikoze. Uko nagendaga ndushaho gusoma amagambo yarimo kandi nkayatekerezaho, hari ikintu naje kubona. Naje kubona ko nimba ntegerejeho gato, nkaba ndetse kujya mu byo kurambagizanya, ntari kuba mpombye namba, ahubwo nari kuba mbonye umwanya wo kurushaho kwitegura. Ubu noneho igihe cyanjye ngikoresha nibanda ku bintu by'ingenzi kurusha ibindi. Ni ukuvuga imishyikirano mfitanye na Yehova. Nanone nshobora kwitoza kugira imico ya Gikristo, kandi ibyo nibyo bizamfasha igihe nzaba ngeze igihe cyo gushaka.